niwe muntu w'umuyobozi wumva wahora nabi umuyobozi Paul Kagame. hanyuma se uramugiye na Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda wamubwira iki? Nambwira ko mukunda cyane. Icyo mukunda? Ibikorwa nyine byiza tugezaho, ibikorwa remezo hose, n'amashanyarazi. Hanyuma rero Dani, indirimbo ukunda gucuranga abantu benshi barakuzi, bake muri twebwe barakuzi, ariko indirimbo babona ukunda gucuranga ni indirimbo za kera. Nk'umwana nkawe koko kuki watekereje ukavuga ngo nzandirimba turimbo twa kera niko dushimisha abantu? Ni ukugira ngo dusigasire umuco nyarwanda utazacika. Yes, hanyuma rero tugiye gucuranga akandi karirimbo. Ni talent nyine, turaza kwibanda ku mpano cyane. Ugiye kuturirimba iyi ndirimbo? Indirimbo yitwa Kuko Nagiye i Bugande. Twagiye. Bajyaga bambwira ngo bavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rugamba. Ndararuka ndibuga ndararuka ndibuganda. Beshya abantu iwacu ko ndi Kigali, banuma y'ibintu bamana amafaranga ndayambukana. Kuko nagiye i Buganda. Masaka Mbarara ngenda ndaraguza ndindangera mu mujyi nkamara na Mirembe. Ndararuka ndi Buganda ndararuka ndi Buganda. Nuko mura n'umugore ni nagandi nyabo nawe ati nibarungiseho. Nuko ndamukya kuko nari nizeye ko amakazi tugeze imuhira amagate batitura wasi ni kare nyabo. Mu gitondo nangira akazi k'ububoyi, yashize imyaka 2 ndagaruka inzambeshya ngo namburiwe Mbarara. Kuko nagiye i Buganda. Nagiye gushaka ubukungu, umukobwa nasabaga ararongorwa, ibyanjye bimarwa n'umukeno, ibyo byose byabaye imitage. Ayiwe ayiwe kuko nagiye i Buganda, kuko nagiye i Buganda. Hehe